show nk'uko muri kubibona. Iyi ni channel ubusanzwe bagezaho ibiganiro byiza byibanda ku buzima. Uyu munsi rero reka noneho tuvuge ku kibazo cyangwa se uburwayi bwo kubyimba ibirenge mu gihe utwite. Turagaruka ku mpamvu ibitera ndetse tunakubwire uburyo wabyirinda. Ngewe rero wabateguriye iki kiganiro nk'ibisanzwe ndi Japhet Ntakirutimana. Ikaze kuri buri wese udukurikiye muri aka kanya. Iyo umugore atwite umubiri we ukora hafi 50% by'amaraso n'amatembabuzi yandi birenze ku by'umubiri wari usanzwe ukoresha. Bigakorwa kugira ngo haboneke n'ibyo umwana akeneye. Ibi rero bitera kubyimba ibice bimwe na bimwe by'umubiri, cyane cyane mu maso, ibiganza, ibirenge ndetse no mu bujana. Kuzigama amatembabuzi rero akamaro ni ukugira ngo umubiri worohere cyane, bigafasha umubiri kwaguka uko umwana agenda akura. Binafasha kandi amagufa y'amatako kuzabasha gufunguka mu gihe umubyeyi azaba ari kubyara. Amatembabuzi yiyongera afata hafi 25% by'ibiro umugore yiyongeraho iyo atwite. Aha wakwibaza uti kubyimba bitangira ryari cyangwa se bitangira gihe ki? Kubyimba inda biba igihe icyo ari cyo cyose umugore atwite, ariko bikunze kubaho cyane ku buryo bugaragara iyo inda igeze mu mezi 5, bikiyongera mu gihembwe cya 3, ni ukuvuga hejuru y'amezi 7. Gusa hari byongera kuba umugore utwite yabyimba ibice bitandukanye. Ibyo bishobora kongera kubyimba ni ibi bikurikira: ubushyuhe bwinshi cyane iyo ari mu mpeshyi, guhagarara akanya karekare, gukora amasaha menshi ku munsi utaruhuka, ifunguro rikennye kuri potassium, gufata ibirimo kafeyine nyinshi, kurya umunyu mwinshi. Kubyimba ku buryo budakabije ni ibintu bisanzwe ku mugore utwite. Gusa niba utarubyimbye noneho bikaza bitunguranye ukabyimba ibiganza no mu maso, usabwa kwihutira kujya kwa muganga. Bishobora kuba ikimenyetso cy'uko wagize umuvuduko udasanzwe w'amaraso uterwa no gutwita, preeclampsia. Wakora iki rero noneho ngo wirinde kubyimba igihe utwite? Nubwo utabikuraho burundu, ariko nanone hari ibyo wakora ukabigabanya. Usabwa kurya ibikungahaye kuri potassium nk'imineke, kandi ukagabanya umunyu urya ndetse na kafeyine, ni ukuvuga ukirinda amajyani y'icyayi cyangwa se ikawa, ugakoresha atarimo kafeyine nk'aya soya, ay'imbuto za roza n'andi anyuranye. Aha rero nanone turagira ngo tukubwire ibyo kurya cyangwa se imbuto wakwifashisha zibonekamo potassium. Aha twakubwira avoka, imineke, ibirayi, amafi ndetse n'imiteja. Ibindi wakora mu rwego rwo kwirinda kubyimba bikabije mu gihe utwite, twakubwira kwirinda kumara umwanya munini uhagaze. Gabanya amasaha umara ukorera ahantu hari izuba ryinshi. Ryama useguye ibirenge. Ambara inkweto zitagufashe kandi wirinde inkweto ndende. Irinde imyenda igufashe
n'iguhambiriye mu bujana bw'ikirenge n'ukuboko. Niba wabyimbye ibirenge, hakandishe barafu cyangwa urambikeho icupa rivuye muri firigo. Jya unywa amazi menshi uko ubishoboye kose. Irinde kuminjira umunyu mu byo kurya cyangwa se kurya umunyu mubisi. Ibi ni byo twabashije kugukusanyiriza no kugushakashakira ahantu hatandukanye, ku mbuga zitandukanye zivuga kuri iki kibazo. Turagushimiye wowe rero wari wahisemo kubana natwe. Ibiganiro byacu nk'ibi by'ubuzima tubigutegurira buri gihe. Turagusaba rero kuzabana natwe no mu biganiro turimo kugutegurira ubutaha. Wakoze kubana natwe, naho utaha.